Ese biteze? Yisa. Biteze. Wowe watangiye koza ibyo mu musaza nibwo bikibyuka? Ntabwo bari ubwo nyibyuka nyimba nakoze ibintu byinshi n'amukobwa se kandi mukobwa biracyakomeje kwakundi nta cyahinduka. Cyarane ni. Sinana muhamagara ngo afate phone. Mukobwa burase araganirizwa byarangiye. Ese n'umuntu yakora icyo ubu ngubu? Nyuma y'ibyago byose, nyuma y'ibintu mwaciyemo yanze n'ubundi arananiranye kabisa. Nagiye no kumusenga. Waranasenze buriya? Numva se bikikomeje kugorana cyane koko ubu ngubu umuntu azamugira gute? Nyine buriya ababyeyi bacu bamara ubuzima bwaraducanye. Babyumva kandi urabizi nawe ko mbizi. Urabizi ni inshuti yanjye. Ariko biragoye pe. Ni ukuri kandi wowe ukomeze gukomera sibyo? Ibintu byose ushobora kuba ari Imana yabiteguye ngo ubicemo ukomere sibyo? Naho mushiki wawe we tuzajya dukomeza kumuganiriza ariko bizakunda ahandi. Waragoye kubimwumvisha inshyirange. Sinzi buriya ariko ntabwo tugomba gucika intege, tugomba kujya tumuganiriza tukazareba ko wenda rimwe tuzagaruka mu murongo. Sinzi ni ugushyiraho nawe akababwira arananiwe n'inzu bagiye kubidusohora. Numva ufite ibibazo byinshi, ndagufasha iki? Sinzi gusa niyo mbandisha n'amafaranga nishyura. Ndabikora ariko reka ngende njye mu kazi sibyo? Nawo mushiki wawe turakomeza kumuganiriza. Kandi oya ntari rwose. Sawa bye. Ntari. Yawa papa. Kwizeye. Amakuru wa Fresh biragenda? Nari. Cyumweru cyiza. Twese mani. Wowe se byakugendekeye bite iki cyumweru? Ni neza kabisa. Uvuye gusenga? Ntabwo nkumenyeye kuri iki cyangwa wa? Cyangwa n'itsinde mu mwana. Ubu mwana? Ese bimeze bite wa? Nanjye bari hatari nyine kujya kurangura nawe. Ariko biba bigenda. Biragenda gute mana? Amafu yanciranye ibiki? Ntabwo nguriza ibice. So bizi se. None se wakindi? Nuko mbwe muzazana shaba cyumweru muze mu nsure byagenze bite? Uriya mukobwa ni ibisazi nanjye sinzi arangora ku buryo bukomeye cyane. Urase kanda reba twari kuzana twavuganye ayo kumukura mu ndabo yaduhure wapi navuga ngo tugire aho duhuriza nabyo nta kigenda nyine ibintu bye byose na gahunda baba bifite sha no kunsaza azanyirukansa kuma mona dasaza uriya mukobwa ari mwiza ntari nyine kumubona ku isura nanjye ariko niko mba mbibona ariko ukuntu ibitekerezo bigesha. Ese wari tukikora business ko biva mu ngingo no kujya muri business uri muri ibi ntabwo bimaci je nirinze abakobwa kuva kera reba banemeye nkisiga amafu nk'ukora ibiki man abakobwa bazanyange gusa ariko icyo ushaka n'amafaranga amana ariko uratuje wemereye namwe muze dufatanye boutique dore aho nigereye ejo uzavutsaza umbwira ati nguriza ahubwo nkuko pesa ubu ndabizi ko wakubizwa umukobwa gusa nta n'akantu nagendanye kereka nimbanze nkazana akantu k'akamviro. Oya se je nta kibazo woze ngukope ariko ujye wishyura mwa utitwaza ngo turi inshuti. Kweze ndabizi muri muri business ariko na kubizi se ndenze ukwezi ntabwo warenze ukwezi ariko shani hatari kwizi sha ntabwo ngiye kujya kurangura suntindane kabisa nari bigerayo tu banguka ntakwanduza banguka nanjye azanyuka dushyashya bakintu kanze nkazana uhita ukankubita banguka mwana banguka ntaragenda gira vabu sawa
amenera na kabisa. Kiruko yanze kumfata. Ndi kwitunganyiriza abakire banze kunyishyura aho uri kujya gutembera shani fresh. Arahunga sikukizura urubuga. Ayebi cyangwa Kuri bike cyangwa. Ndakubona ubuhereza hano. Hano hari cyana witsinze. Oya, kare hano hari umukire yanze kunyishyura. Kubera ikisanzwe kwishura. Ubwo rwamukorera akazi nabi sasa. Kuko umuntu abakorera amani nicyo kibazo ko nagurisha. Uretse ugiye kureba ikintu cyarashaka. Asani yo. Nta cyana? Nta cyana ngiye kureba. Abambaye gutya. Ngiye gusaba akazi. Hano haka gute se man? Bambaye fresh ariko nyine nta ibi ni bisanzwe man ibyo byabo n'iby'imihanda. Bagiye kuri umukobwa wagize ibyo handi bagize ibyago. Bakapfusha ababyeyi bombi. Mutoni se? Mutoni mani ifite igihe mu dukuriza ntago none hari ngombwa ko njya kumureba mu masaha saa sita abagiye gusomba injaga niko njya numva numva ukaza kumutama injaga se niki mu gihugu mu leta yarahagurutse mani none se ubungubu Mutoni mani uriya mudaga wamuretse kubona ko bagize ibyago akaba areba ukuntu sister baba yamuvunnye mani kandi uriya musista wundi we bavukana bakora buri kimwe cyose mu rugo rigende neza ariko hakaza inshuti mbi ngaho inshuti mbi gute se Mutoni ibintu muhamani inshuti ari kuri umuhadisi bitari umugizi je Mutoni mwita urose reba kuntu ateye neza nanjye birambifitemo uruhare none azagenda bigurisha utera neza se kari mu mutwe gutera neza n'ibibi ako nawe uranziye mani areka mubwire ya mudada mureke mugisha mureke reka mani reka gahunda zanjye na Mutoni tuzikomeze ntari gusa nose yakubwiye ko abayeho nabi se agabayeho nabi nyine byabwenge byica umubiri uko hari ukuba atameze atabayeho nabi gutyo ubona asangamo imbere yarashize Mutoni ntabwo umuzi sibyo ndamuzi nese ubu twimukiye na umva kuntu ateye ababyeyi barapfuye reba iranzu babamo sibyo mbifitemo uruhare mu kuyishyura ikibazo no kujyana n'uruhare mu kumwica mu bitekerezo byose buriya nta kintu yakwitekerereza Mutoni atajya gukora tutari kumwe yarwara depression ibyo mu bwanyu warabimwibwa warabimumenyereje birabiri tutari kumwe yarwara depression kuko ngiye mwitaho mani muhuza n'abantu benshi bagasabana n'isabana gatasaje naza uzuka nabone nigeze kumubona yabore watanye nuze inzoga none zuruvugira cyamabuno kibari kinini nese rugira junjama b'umuntu uraho junjamye bagomba kumugira shapo ubuzima bugakomera mani ugakomera nyine kumva ko afite ubuzima nagaririrwa komeze mwiyice gute se komeze mwiyice sinzarwana n'ababosi banze kunyishyura ejo bundi nzajya kubona mbona pandagayira gutwara kwerekera ari ahantu mu rumo ahoko nareka kumbwire ita kuri kakandi cy'itonde karaho kagira n'imico myiza murarahoje nyine uriya yarakunaniye nyine we uriya ari nawe n'inshuti yanjye bisanzwe urugo rwa rwamufashe nyine niwe usigaye ari mama niwe usigaye ari papa kuri kiriya kirara inshuti yawe bicana bafata oya mugisha ntabwo biraza njya mbigendaho njye nshaka amafaranga gusa abwambona nasenze njya ntabwo njya abwambona n'icyara twibugitse cyambere nta mafaranga nshaka mu mutwe cyambere nta mafaranga ubumenyi mu mutwe cyo kintu cyane nase ubaho udafata wese vugisha ukuri nyongerera ibibazo genda jya guhiga izo boro zawe ariko mu kanya niyo nimunahoze umbwiye ko ndaza kumurira ndi kumuhamagara bikanga kuri telefone yego mana se wowe n'ibikoma we n'ibikoma bizagenda bite Nambaza iki? none se we ubungubu ntabwo uzahana Jim iba koko ku buryo wirirwa mu bikoma ibikoma byakwishe wagira ngo wabaye umubyeyi izundi warabyaye Turi kwitegura ibihe. nambaza iyo ngiye nanjye simazi igiye kureba yangirwa mugabo y'imbobo yanjye mbobo yanjye niyo ngiye kureba ngo numvishe ngo iranshaka da Isi ibintu ntabwo urabihanga. iki se ko wowe sisi ubuturage bwawe kumara ntiwashobora kwitera agatiro ntiwashobora kwigira neza yawe ya mbere. gusahara ngo mu bikoma komana none waba wambaye waba wambaye ipantaro komana
se sister bazubwira hano mba nakubwiye ngo ngiye kureba yangirwa mugabo yanjye ngiye kureba ngirwa mugabo yambobo kakabwa katagira n'ijana maze ejo bundi bari badusohoye no mu nzu twabuze amafaranga iyo aba ari umuntu ntaba yarayampaye kagende ahubwo sister bayi mbiki n'ubundi uri idage mbikirire igihe utanyweye igikoma se ni ibiki uzabimwe wowe nuza wasinze ntabwo ngufungurira injira bitese sawa makuru kuri we neza ngiye nyine hano tuni yagiye ntabwo yaje kukureba Mutoni avuye hano kubwira ko aje kundeba ntabwo muye ntabwo nduye ntabwo rero shara yabazansasa ambwiye ko aje kukureba kanze nari bikanze mama yari kujijisha sinzi tu kanze mama ngara nyumve rwose Allo Baby umeze ute se ko nahinje mu rugo nkakubura uraryamye uri mu rugo uraryamye ase ubona utazanyibutsa ku musozi koko imisozi yose none konje nkasanga mushuti wawe se akambwira yuko waruje kundeba kandi si duhuye mani naribi okay ubwo oya naribi byihorere sha usibye sawa Meze neza. Meze neza nawe. biracamo Ndagenda nta kibazo. nari ukumbuye Nanjye ni uko nguko. Amakuru se? Amakuru ni meza ewana noneho bya bintu byaciyemo ya mbobo twatandukanye mva yari ngeze ahangaha mva nyine yampamagaye nashinje kukwirebera mu kanya nje kukureba ubwo nyine ngo yarageze mu rugo ngo arambura ngabaza sister ngo aramubwira ngo nagiye nuko ko nyine ndamubwira ati mva nushaka ugenda nushaka ubireke ariko niwe nikundira nyine Buretse gato nawe. iki se be Buretse gato nyine. iki se Ubu ni ibyo ngibyo wampamagariye hano. ase bebe Baby bisi. nese ubu ngubu nyine bigende bite Uzi ko maze gusanga ko ariwe udashoboza. gute se gute Igihe kiri ugomba kumenya cyo. Iriya ni inshuti yanjye warubizi. ndabizi Nifate nk'umuhungu w'ikigori nkundane nawe. ariko baby niwe nikundira Wikundira ikiri kowe. ase ubwo ni ibiki ubunkoreye Ntujye kunkoraho. Nataye butike yanjye ndakinga ngo nzenge umbwira ibyo ngibyo. Amafaranga muhombye uraza kuyamasa. so kuki abahungu muri abati Nyine amafaranga muhombye kuki akanya. abahungu muri abago Uza abakiriya bampamagaye bambwira ngo nese mani ntabwo wahora gumbwira yuko unkunda ntabwo wahora gumbwira yuko tuzabana kere mvi mabye no kugiye ntirirwe rwose none ngo kuko ngo ntirirwe rwose nemeye ndamukatira kumva nemeye ndamukatira kuko sinamukundaga niwe nakundaga ariko none nawe nibyo ngibyo nkozi se kuki abahungu muri abatindi kuki muri abagome kuki muri abagome mana ibintu byose nagukoreye nirirwa iwawe turarana buri munsi nibuze ubwenge nongeye kuvuga ngo umugome ntabwo nigeze nkwicira uranyumva neza
asema ntabwo nakwiciye oya nyine ntabwo wigeze unyicira ariko se nyine nk'ibyo n'ibiki ubunkoreye mani kubera iki mubabazanye umwanya wanjye naguha sanga muri umuna wawe wagiye wagoreweho kuri wowe muri umuna wawe aritonda urumva icyama karune nzatereka uvuze ngo iki umukobwa w'ikigo uvuze ngo iki ibyo mvuze byose ntabwo bikureba uranyumva neza n'ibintu byose twacanyemo ibihe bine kugira umwanya wose naguhaye uri kumva wawumaga se ngera ku wanjye kugira ngo mve mu ishuri niwe wabiteye kugira ngo mbe meze gutya niwe wabiteye byose ariko nyuma nanyuma urangije urankatira nyuma nanyuma urangije urambwira ngo ntabwo ukenyeneye ese kuki abahungu b'iki gihe mudashobotse hano no kumya gutonganya ngo wasize botike ngo wasize ngibiki no muri botike birangira urukumva ugenge akira kora ahangaha akira ugenge ujye usara warwaye no mu mutwe uzabyara inkoko byaragaje uzabazisha uzabibona uretse